Nongeye kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko umeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi turi ku wa mbere tariki 8 ukwezi kwa Kamena Amasekuru, ubundi cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu, umwaka wa 2026. Uruzi ko kwitwa Kamena Amasekuru? Biragoye kugira ngo umuntu apfe guhita abyimajina, ariko birumvikana ubwo babivugaga bitewe na rino zuba. Umuntu iyo basekuraga agasombe isekuru yahitaga iturika tiba kubera gusekura, kubera imihini. Isekuru zose babaga bazogeje bazitunganyije, mbese bari gusekura. Noneho n'ikindi, hari ukuntu bakoraga igikoma cy'inkombe, bakita inkombe, inkamure, kuko iki gihe amasaka aba apfunditse ari gusambura, ariko akiri umweru cyangwa se icyatsi, ataratukura. Noneho bakajya muri ya masaka bagahanguzamo makeya, ni uguhaguza, bagahaguzamo makeya, bakaza bagashyira mu isekuru, bagasekura, noneho barangiza bagashyiramo amazi, bagakamura, yafu ivuyemo, niba nayita ifu, ni igikoma, cyabaga ari igikoma cyangwa urwanga, cyangwa se abantu bazi isombe ukuntu bimeze, nabyo niko byabaga bimeze, ariko by'umweru, bagashyiramo amazi, noneho bakaminina, noneho bya mishishi ikavamo, hagasigara yafu y'umweru ariko y'amazi, iri mu mazi, noneho barangiza bakashigishamo igikoma. Ibyo babyitaga inkamure. Yego. Ariko nawe wagira ngo uri uwa kera ibyo bintu, ese wagira ngo nk'umwana wa kino gihe ntabwo yabasha kubyumva, kubera abantu bagiye kwiga mu gisirimu. Ubu n'umwana wa kino gihe kugira ngo uzamubaze isekuru biragoye, kugira ngo azakubwire, arakubwira ngo ni igiki. Uramubaza urusenge ngo ni urusengero. Biragoye. Reka dukomeze. Kwa karindwi bakakwita Nyakanga Kangamabugumu, ko tugiye kujyamo ubwo tuzagenda tubabwira nyine n'amezi y'ikinyarwanda uko yabaga yitwa, kuko ubu ngubu hari igihe mubwira ngo ukwezi kwa Nyakanga ni ukuwe, agatangira akabara ku ntoki, Mutarama, Gashyantare, Mata, ugasanga habaga akaririmbo. Ubundi kugira ngo twebwe tuniga, wabaga uzi indirimbo, iyo ndirimbo amezi yose ukayaririmba mu ndirimbo. Ariko kuyavuga mu kinyarwanda ngo umuntu akubwira ngo Mata ni ukwa kangahe, ukaba utahita ubivuga. Gicurasi ngo ni ukwa kangahe, ukaba udahita ubimenya. Ariko ubundi amezi y'ikinyarwanda tukagombye kuba tuyazi mu kinyarwanda, atari ugushakisha, atari ukuvuga ngo bimeze bite. Reka rero twimbike mu kiganiro cyacu. Tugiye kuganira muri kano kanya, twese turaganira ku ki, ariko icyo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira cyane ku cyiswe ireme ry'uburezi. Ku kijyana n'ireme ry'uburezi, cyangwa se uko uburezi buhagaze mu Rwanda, abantu benshi bajya babitekerezaho, bakanabyibazaho cyane, abandi bakabibura ibisubizo. Ariko tugiye kugaruka ku bijyana n'ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ngira ngo ni kenshi twagiye duhura n'ingero zitandukanye, aho usanga umwana ari kurangiza primaire atazi kwandika izina rye, ugasanga umuntu ari kurangiza segondere, wamubwira uti nkorera raporo y'akazi runaka, rwose ugasanga biramucanze, rimwe na rimwe ugasanga n'umukono we urakemangwa. Ikibazo si ibintu bya karigarafi, ntabwo abantu bakiga inozanyandiko ku buryo umuntu yakwandika ibintu bisomeka. Rero akenshi tugiye kugaruka ku mvo n'imvano y'ibyo bintu, ikibitera n'impamvu yabyo, ndetse turagira n'icyo dusaba Minisiteri y'Uburezi. Ukiri aho ngaho, ubundi iyo bavuze ngo ihame ry'uburezi ryarangiritse, ireme ry'uburezi ryarangiritse, bituruka hehe? Ese ryangiritse kuva ryari kugeza ryari? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nk'iyo urebye muri iki gihe, usanga sinzi niba ukabona umwana arangije umwaka wa gatandatu,
umwaka wa 6 pirimeri udashobora kumubwira ibihekane byose ngo abikubwire rwose, atashobora kubisubiramo. Ukibaza ese umwana yarize, abarimu yaherekeje abandi, byagenze bite? Abarimu n'iki bahugiyemo? Ese ubundi umuntu ahabwa inshingano zo kwigisha nta bubasha cyangwa nta bushobozi afite bwo kwigisha? Icyo ni kimwe. Iyo ubashije kuvuga ngo sinzi, ukibaza umwarimu ahugiye hehe, bahugiye mu ki? Ese iki ni ukuvuga ngo hari ibintu tureba mu ntuza, abantu iyo tuvuga ngo turi kugendana n'iterambere bahita bumva ikintu cy'indimi, uri kumva? Ariko mu by'ukuri hano iwacu ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyakagombye kuba ikintu cy'ishingiro, umwana yakagombye kuzamuka kamemu azi ururimi rw'iwabo, azi kurwandika neza no kuruvuga neza no kurusobanura akavuga ngo njyewe koko ndi umunyarwanda. Indimi zose twiga ziza ari inyongera, ariko apari y'aho ngaho. None ubu ngubu umwana ujya kumva ngo yajya kuvuga ngo baravuze ngo nta muntu masanze, ngo uvuye ngo ariko nta muntu masanze. Ibintu bya kino gihe, ikintu kinoza aho ngo nta muntu masanze, ngo nta muntu masanze, urumva iki kinyarwanda koko? Ntekereza ko baratubwira ngo hari intoza, hari igikiga, hakaba ikigoyi, hakaba indimi z'intuza zigiye zishingira ku turere, ariko mu by'ukuri ntekereza ko izo ndimi nta hantu baziga. Umwana yakagombye koko, niba uvuga ngo umwohereje ku ishuri, ukaba wafashe ubwo bushobozi bwawe ukabwirwa, mukavuga ngo umwana wanjye najye ku ishuri, yakagombye kuza koko agaragara ko avuye mu ishuri, agatandukana na wa mwana uri aho ngaho. Niba ubwiye umwana adashobora gupronosa igihekane cyangwa kunoza neza ngo avuge yumve icyo uvuze, oriya yo kuvuga ngo nta akavuga na, ukumva ese ni igiki avuze? Ese nujya kumubwira ngo andika ibaruwa bizagenda bite? Ni ikibazo. Buriya indimi shami cyangwa se indimi z'uturere turazemera, n'ururimi rw'ikinyarwanda urazemera, ariko iyo ugeze mu ishuri bakwigisha ururimi rwa nyarwo, rwa rundi rutandukanye n'urw'akarere, ukavuga ururimi rwawe rw'akarere, ariko wajya kwandika cyangwa gukora raporo cyangwa gukora ikindi kintu cyangwa kuvuga, ukavuga ururimi mpuzagihugu, ruri nasiyonari, urumva mwese muhuriraho rukagenda neza. Hanyuma rero ubu ngubu noneho tugiye kugaruka ku bijyana n'ururimi by'uburezi. Reka duhere wenda muri kaminuza. Muri kaminuza hari ikintu cyagiye gikunda kuvugwa cya ruswa, abakobwa bakwa ruswa y'igitsina, abahungu bakwa amafaranga. Noneho ugasanga wa muntu kubera yiga yifitiye akazi cyangwa se akora n'ibindi bintu ku ruhande, nta mwanya abona wo kuatendinga class, ugasanga ibyo bakora byose ntahari. Noneho akaza kwegera mwarimu akamubwira ati rero ngiye urabona nubwo niga ariko naje kwishakira agapapuro, ariko ubundi ngiye rwose nzajya nkurebera akantu. Rafi, hari aho tutemeranye. Ese ireme ry'uburezi ryangirikiye muri kaminuza cyangwa ryangirikiye hahandi hasi kunuza ku isoko aho bavana ubumenyi shingiro? Kuko ryangirikiye hasi, ibyo turabihuza, biba ryarangirikiye hasi, kuko n'ubundi uwo muntu utekereza kujya gutanga ruswa cyangwa kugira icyo atanga muri kaminuza kugira ngo abone amanota, ibyo ari byo byose no muri segondari cyangwa no muri primaire yize ari uguhaka. Urumva, yize ari uguhaka. Aho turaza kuhagera, ariko mbere wenda yuko dukomeza, kuko ibi tuvuga ntabwo ari byo twitekerereje, ahubwo hari raporo ya Transparency yakoze nayo ibigaragaza kandi inabishimangira. Reka wenda dufate akanya gatoya k'akaruhuko twumve bumwe mu buhamya Transparency yashingiyeho, bwa bamwe mu banyeshuri muri kaminuza yashingiyeho igaragaza iki kintu. Noneho nyuma turaza kugaruka mu kanya. Nkanjye nka experience navuga mfite nzi kuri ruswa y'igitsina, ni inshuti yanjye byabayeho ubwo twari turi kuri kaminuza. Mu gihe cyo kwandika ibitabo, bandika chapitre ya mbere, bandika chapitre ya kabiri, niko ahereza supervisor ntakosore, tukibaza icyabiteye n'iki, akamuhamagara wapi, ntasubize, none aza kumwemerera ko bahura. Bageze ubwo nyine mu nzira bakata berekeza aho kuri ayo marogi yabaga, amwereka ko noneho byanze bikunze
we naramuka atabyemeye n'ubundi igisubizo yaje ashaka cy'uko akosorwa n'ubundi bitari bukunde. Ni muri stage bw'umwaka nakoze muri kampani nkora muri njye mukobwa urimo. Boss arambwira ati naragukunze, nibwo boss yaje kumpamagara tutagiye no gukora hari kwa gatandatu, arambwira ngo ndakeneye ku kazi. Ngenda nihuta nyine numva hari stage twajya tuzabura amanota, ndavuga ati wenda wasanga n'abandi bagezeyo nanjye reka ngende. Ndagenda ngeze nsanga kampani irafunze nyine numva ku isabato ntabwo bakoraga. Kure turahura aranje arambwira ati rero nge naragukunze nabikubwiye kuva kera, nutemera ko tuzaryamana ntabwo nzaguha amanota nk'ay'abandi. Ubwo nabonaga ari umupapa mukuru cyane ukuze. Ndagenda mbiganiza mama aranje arambwira ati rero stage yivemo. Ubwo urumva n'amanota ntigeze yampa, natahiye aho stage ndayireka, ubwo njya kuyaka ahandi. N'ahandi ngiye kuyaka naho nuko byagiye. Ngendaga urugero byambaye directeur ama condition yuko buri gitondo ngomba kujya mubyuka nkajya kumusomera muri biro. Nyuma yaho rero yaje kungira umusinyateri byo kuja gufata amafaranga kuri konti zibigo. Noneho muri weekend aza gutuma umumotari kuza kumfata mu rugo. Ndagenda ngezeyo nsanga rwose directeur hari icyumba cy'abakobwa tugira kiri dekore neza rwose, ati nta n'ikindi ngo wahamagare n'icyo ngicyo kandi wanga umenye ko ntazagupromotinga. Narinze mvayo ntabaye promoted. Umushuti wanjye byanabayeho cyane, wewe binamuviramo gutwara inda kandi byose byaratewe n'umwarimu watwigishaga. Icyo kenshi twajyaga no gukora ikizame cyiwe rwose tugifite yarakimuhaye. Hari kese nzi ya mugenzi wanjye byabayeho, ari umuhanga tubizi ko ari umuhanga twese. Hanyuma amanota asohotse umunyeshuri asanga afite 0 kandi mu bigaragara assignment zose yarazikoze. Ahamagara mwarimu aramubwira ati ko ngewe mbona nta manota mfite kandi narakoze ibintu byose nta hantu nari nagiye, bimeze biti. Mwarimu aha location y'ahantu bazahurira tubiganireho nyine iby'amanota. Mwarimu aramubwira ati rero urabona hano muri kaminuza iyo uzanye ubujiji urasibira kandi ngiye mfite uburenganzira bwo kugufata, wanasibira n'umwaka utaha nkazongera nkagufata. Rero kugira ngo ibyo bikemuke uri umuhanga kandi niyo wajya kurega mu nzego z'ubuyobozi ngiye mfite uburenganzira bwo kwanga kugukosora nkabyanga kuko ni uburenganzira bwanjye. Aramubwira ati rero kugira ngo bikunde nuko tubanza tukaryamana hanyuma nanjye nkazaguha amanota, ndetse no mu yindi myaka yo hejuru aho tuzahurira nkajya nkuha amanota nyine ukimuka nta kibazo kibayemo. Umukobwa arabyanga, hanyuma abyanze nyine umwarimu arakomeza muha 0. Ubwo buhamya urabwumvise? Ubu buhamya rero ikintu ikigaragara nabyumvishije kuko uri kumva ni biteye n'agahinda, ariko biteye n'agahinda nk'umuntu uba ufite inshingano zo kuguha ubumenyi, noneho akaba ari we usa naho agukururira muri. Noneho umva nk'uyu mwana w'umukobwa, urumva afite ubumenyi, afite ubuhanga, yagiye ku ishuri yizeye ikicwa cye kuzingatiya, nta nubwo noneho ari wa wundi ushakisha, ariko kubera ubuhanga bwe n'ubumenyi bwe mwarimu ati ntago ashaka kubuha agaciro, ahubwo ashaka kumwereka kubera ko nagukunze. Ibyaha byo kuvuga ngo nguze ubwenge uzi iki, ibyo ngibyo ntaho bite na konte, ahubwo nagupyinagaza. Niba wanze kumpereza ku bintu ndagupyinagaza, ntuzanarengaho. Watekereza amafaranga 100,000 ngaho uri gutanga muri kaminuza, cyangwa se uri kwirukanka ngo urebe ko warangiza wenda ujye kwikorera akazi kuko ukeneye iterambere n'iki, wavuga uti wabona ugiye gusibira umwaka, ukavuga uti nyamara sinone tica nani wambabariye koko, tukareba ko tubyumvikana. Urumva ni ikibazo. Uri kumva umwana batangiye kumunaniza muri rya terambere rye yari afite ryo kuvuga ngo ndi gushaka ubumenyi, noneho akamwereka ko ibyo wa mwanya wafataga yo kujya kwiga koko ari gushakisha aho akura ubumenyi, ari gukora research mu bintu byiwe, wa mwarimu we amweretse ko ibyo ngibyo bidafite agaciro. Ahubwo niba umuntu adashobora gusibira kubera ko yagize
nanjye kuvuga ngo ubwenge buke ariko nta bwenge buke buhari, ahubwo kubera ko wenda yagize ubumenyi bukeya butuma asibira, ahubwo agasibira kubera impamvu zo kuba yanze gutanga ku bintu ruswa bye y'igitsina urumva, cyangwa se yabuze amafaranga yo kuguha kugira ngo kandi ntunyuzwe n'umushahara wawe, urumva ntushobore gutegeka irari ry'umubiri wawe ngo urebe wa mubyeyi waje kwiga asize umwana mu rugo cyangwa se asize umugabo mu rugo, cyangwa wa mwana uje kwiga kugira ngo azatere imbere ntumuhe agaciro, ahubwo ukumva ko wamupyinagaza ngo azazamuka cyangwa azaba promoted ngo ari uko aguhaye ishimishamubiri. Urumva atari ikibazo? Biranagoye cyane noneho ku bana b'abakobwa, buriya gusibira muri kaminuza agasuspanda umwaka, arabireba akavuga ngo niba mu rugo koko bari baranyohereje kwiga banyishyurira amafaranga ibihumbi birenga miliyoni 2, uri kumva? Ukibaza ku mwaka akavuga ese nzabwira iki mu rugo, ese ni igiki gituma, noneho aravuga ati ese ari ugusibira ari no gutanga iyo ruswa y'igitsina wenda ku munsi umwe, kandi iyo atanze iyo ruswa y'igitsina ntabwo biba rimwe, kuko buri gihe bihora ari ibintu by'uruhererekane, igihe cyose agukenera kubona agomba kwiga ari kuri ubwo bwoba bwo kuvuga ati n'ubundi aranshaka. Noneho unuza umunyeshuri ahita asa naho afashe igice kimwe cyo gupfa mu mutwe, akavuga ati n'ubundi ntabwo ndi kwiga, profe n'ubundi nzagenda muhereze ishimisha mubiri, amanota yanjye azayandika nyajyane. Ukumva rero aho kugira ngo yige ahubwo agize gute? Aha rero ni naho ireme ry'uburezi ripfira, kuko wa mwana n'ubundi of course hari abantu twita ba sex workers basanzwe bamenyereye gutanga ibyo bitsina byabo kugira ngo baramuke, sibyo? Babita abadandaza amagara. Uyu muntu rero ni ukuvuga ngo najya no ku ishuri, sibyo, kubera ko azi ko nyine lecturer we akunda ibyo bintu, ni ukuvuga ngo icyo azakora ni ukuzajya agenda muri classe yambaye impenure, yambaye ingutiya zigera aha, ubundi nagera imbere ya lecturer agereka akaguru ku kandi, lecturer naba ari ku kibaho naterera akajisho akareba iyo ngiyo hagati y'ibiti bibiri, azavuga ati aho ni sawa, aho ni sawa, ati wowe uri kubyumva neza. Sasa rero noneho kuri nuza shiraho nuza nimero zawe ubundi turaza kuvugana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wa mwana aba yamufatishije, azageza muri karasi igihe aboneye, kuko abavuga ati ndabizi lecturer azampa amanota yanjye yose yuzuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze yicara muri karasi ngo yige, yatendinga ishuri full time, urumva? Nibajya no gukora tepe nabwo uzasanga agiye yigendeye, avuga ati amanota yanjye nzayabona najya kugira kwandika igitabo, ni handi bajya kudodesha, nabwo akavuga ati ibyo nzadoda byose azabyemera, azabyumva, kubera ko dufitanye ubumwe bushingiye ku ntoza, ku mibonano mpuzabitsina. Yes, noneho bitume nasohoka muri kaminuza asaze n'ubundi ari tete vide, nta kintu afite. Niba ujya kureba ugasanga umuhaye kuyobora ikigo ntabishoboye, umuhaye kuyobora abandi ntabibashije, umuhaye akazi runaka ugasanga nta kigenda, bitewe n'uko ibyagombye kumuha ubushobozi bwo gukora ka kazi ntabyo yabonye. Ugasanga ireme ry'uburezi rirangiritse gutyo, ugasanga noneho na wa mwana wari wifitiye ubwenge nawe niba yanze kwemera ibyo umukoresha, nabwo aradindiye, ugasanga ntarenze iyogi, arapyinaga, yapfiriye iyo ngiyo, kandi yari akagombye kuzamuka akaba promoted kubera ko afite bwa bwenge n'ubuhanga n'ubushobozi, ateje igihugu imbere, igihugu kirapfapfanye. Kubera iki? Kubera wowe mwarimu, wowe uba ushaka inyungu zawe bwite zishimisha mubiri, cyangwa se indonke, iyezandonke washyize imbere kuruta uko ushira imbere ubwenge n'ubumenyi bwa wa mwana kugira ngo ateze igihugu imbere. Hari ibintu twabonye buriya buhamya, kuko abenshi buriya twabonye bagiye bagira basa naho bafatiranwa ku mbaraga nkeya zabo, ni igitsina gore. Ugasanga igitsina gore umuntu araje, umuntu iyo assessment yayikoze,
iyi shuri yaryatendinze, ni wa muntu ariko porofeseri lecturer agafata inshingano zo kuvuga ngo sinzagukosora. Ese uwo muntu baba bafitanye ikibazo ki? Ubundi ko umwana inshingano ze ari ukwiga, mwarimu nawe agatanga ubwo bumenyi akamwigisha akanamubaza akamukosora. Kandi ibyo ngibyo aba yatanze ni muri rwa rwego rw'isuzuma bumenyi. Ese isomo natanze ryumvikanye? Ese bari kuryumva ku kihe kigero? Rero umwana niba utamukosoye ngo umwereke ngo ibyo yakoze biri kuri iki kigero, niyo mpamvu ya manota ye aba arayakeneye kugira ngo nawe arebe urwego rwe. Ese arevuriwa, hari aho ari kuva akagera? Ese iryo somo yigaga ari kuryumva ku ruhe rugero? Noneho iyo umushyizemo ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo nzamukosora, ntacyo, biragaragara ahita yumva ngo ntacyo nakoze, kandi yafashe rwa ruhande rwe na wa mwanya, yicarana na bagenzi be, baragenda iyo tepe barayikora, barayisobanura, barayisasanura, baruzuza. Ntekereza ko kuri ariya mafishi ya za kaminuza bakoreraho ntoza ziriya assessment haba hariho ntekereza na amazina yawe, ni amazina yawe, ugashyiraho na nimero yawe y'ikarita y'ishuri ikuranga, warangiza mugashyiraho ngaho, mukajyana mugashyira ese no muri kaminuza babita abarimu, ni ba assistant lecturer, ni ba lecturer. Ibyo byose ukabashyira, bakagira gute, bagakosora. Rero umwana iyo abonye bagenzi be bari kumubwira ati njyewe narabonye na ya tepe twakoze, mwarimu yarankosoye, mfitemo aya manota, we akibaza ese ko twari turi kumwe byagenze gute? Mwakoreye hamwe muri groupe, bamwe babonye amanota urayabuze. Ese reka twibaze, biterwa n'iki ubundi kugira ngo mwarimu afate icyo cyemezo cyo kuba atakosora umunyeshuri? Nyine ni byashimisha mubiri aba yabuze, kuko hari icyo abagukeneyeho, nk'uko wabyumvise bati ngiye naragukunze. Ukunze gute? Mukunze gute uretse irari? Hari ikindi hari urundi rukundo umunyeshuri akundana n'umwarimu we? Hari urundi rukundo ruba ruhari? Wenda nk'abakobwa cyangwa se abandi bahuye n'ikibazo baraza kutwandikira muri comment batubwire ukuntu bafesinganye nacyo, cyangwa se n'ukuntu babashije kukigobotora. Ariko ahangaha ni ahantu leta yagombye gutunga itoroshi ikareba uburyo kibira bintu nabyo byazajya bigenzurwa, kuko urabona ikigo ubwacyo nicyo cyemerera gutanga ntuza impamyabushobozi, urumva nicyo kitangira diplome. Noneho umuntu ikigo kikaba kiti uyu muntu yaratsinze ku manota ya naya, nitwe twamwigishije, turabihamya, tubihamirije mu ruhame rwa benshi. Ariko hagombye kurebwa bakagenzurwa kuko uwo muntu koko amanota afite naye yarayakoreye, arayamerita, cyangwa ahubwo yanyuze mu nzira mbi, za zindi twahoze tuvuga. Noneho rero hari ikintu ugeze kumbaza, uravuga uti ariko buriya koko uwo muntu naho biba bihereye, ireme ry'uburezi riba ripfiriye aho ngaho muri kaminuza, cyangwa riba ryarahereye hasi? Genda hamya neza ko riba ryarahereye hasi. Noneho rero reka tumanuke tujye wenda muri za primaire na secondaire. Kaduhere kuri primaire, nibyo bintu nabyo nibyo biri budufashe kugira ngo nabyo bintu njya mbona bikandwaza muzunga. Urumva, dufite amashuri ya leta, tukagira n'amashuri ya prive yigenga. Ariko hano aho bitandukanira bo, iyo bageze hejuru bose ikizamini kiva muri REB, sibyo? Muri Rwanda Education Board bategura ikizamini, ari aba leta ari aba prive bose bakaba ikizamini kimwe. Ariko ngira ngo ibyo bizamini bategura ku kizamini kimwe ni ku kizamini cya leta. Yes, cya leta. Mu mashuri baritegurira, mu mashuri baritegurira. Aha ngabyo nabishima kubera ko nta kayunguruzo kaba gaturutse hejuru kanyura muri bose, utsinda agatsinda, utsindwa akagaragara. Bitandukanye no muri kaminuza, aho kaminuza ariyo yihera impamyabushobozi abarimu bayo, yego, impamyabumenyi. Ariko noneho reka turebe nko muri primaire cyangwa secondaire, hari ibintu byadutse. Ubundi kera habagaho ngo duhimbaza musyi, abarimu ababyeyi bagategekwa gutanga uduhimbaza musyi. Tuduhimbaza musyi twararikoroje ngo umwana utaratanze agahimbaza musyi ngo yirukanwe, ariko tuza kuvaho.
ariko hari ibintu byahinduye isura biza mu buryo ngo bwa coaching cyangwa se cours du soir, aho usanga umwarimu atakibonera umwanya ishuri yigisha. Yes, atakibonera umwanya ishuri yigisha, afite abana 3, 4, 5 cyangwa 10 ku ruhande yigisha nimugoroba cyangwa mu gitondo kare, bamuhaye amafaranga ku ruhande. Iki gihe rero ni bya bindi twarimo tuvuga ejo, tuvuga ku bijyana n'imishahara, tukavuga tuti imishahara ntabwo abantu bagiha agaciro imishahara. Urumva uyu mwarimu rero wifitiye abana be 10 yigisha, yego, urumva ni bumwe wenda amuha 10 umubyeyi yishyura umwana we 10 ku kwezi, urumva ni ibihumbi bingahe? 100. Kikiyongera kuri ka gashahara, nyamara kwiyongera kuri ka gashahara akavuga ati mwarimu ndaryoshye, ahangaha ni sawa, ndakomeye. Aho ngaho rero icyo bishatse kugaragaza ni igiki Rafiki? Bivuga ngo wa mwarimu wa mwanya yakagombye kugenera ishuri no gutegura neza kugira ngo ahe umwana amasomo afite rya reme koko yakoze na bwa bushakashatsi, ahubwo arabitegura ajya kubihereza iki ba bandi bamuhereza amafaranga. Noneho ugasanga wa mwana wo mu ishuri we acyuye bya bindi, akavuga ngo agategura ya masomo yiwe, akavuga ati mwandike mucyure note nzabasobanurire. Noneho umwana agategereza akavuga ngo nk'ubu ngubu ndagira ngo, ugasanga umwana yujuje ikayi note zidasobanura, atazi ibyo ari byo, nabwo yanditse ku kibaho ari gushushanya, arimo agenda ashushanya, bikarangiriraho. Buriya niyo mpamvu igihe cyose ubona umwarimu nk'uwo nguwo aba atangira kugira gute, mu gihe amaze gutegura intuza yuzuza mu bidanago byiwe kugira ngo diregiteri naza kureba intuza mu kidanago kugira ngo baze kumukota, aze asange ibintu birateguye neza, akavuga ngo ibyo yateguye muri cya gitabo cy'ikidanago koko bijyanye n'ibyo yatanze kunuza ku kibaho ku ishuri ry'umunyeshuri. Ariko nujya kureba kunuza nujya kumubwira ngo nujya gufata umwana ngo yandike, twigeze kubona ahantu minisitiri w'uburezi yasuye abana ngo kwandika ijambo good morning birabananira, bamwe bakabyandika mu kinyarwanda, abandi mu cyongereza, abandi mu gifefeko, abandi ibi bikwereka ko ireme ry'uburezi ryataye agaciro. Bavandimwe, inshuti zanjye, urumva uyu mwarimu niba afite abo bana 10 yigisha ku ruhande, kujya gutegura ikizamini ejo, niba bafite ikizamini, kuza nimugoroba bakavuga ati ejo tuzaba dufite ikizamini, none muzi uyu munsi mbakocinga mbigishe kugira ngo ejo muzatsinde. Niba wateguye cya kizamini aragifite mu ikaye, kuza nimugoroba akagiha abana kocinga, bakakiga bakagisubiramo. Ntabwo bitangaje ko umwana yabyuka mu gitondo ari kugipfuka, sibyo? Wa wundi utahuye na mwarimu nyine kwaje kwakwe, urumva ntabwo azagitsinda, kuko niba ari n'agatego yashyizemo ba bana yakababwiye aragasobanura. Ariko wa wundi we ari kureba nk'imbwa iri kunnya mu muyaga, ni naho azahera rero atsinda. Kuko uyu mwarimu nawe akeneye kugira ngo yereke wa mubyeyi we ko ya mafaranga ari gutanga atatangira ubusa, yagize umusaruro, habayemo improvement. Ni ukuvuga ngo na wa mwana yigisha najya kumukosora, azamukosora avec attentif, urumva ari attentif, kugira ngo niba hari naho yabyishe ashyiremo ka ponderasiyo, kugira ngo umwana agere muri mwatiye, kugira ngo wa mubyeyi koko nareba bilete avuga ati burya umwana wanjye tuzi ko yari yarasubiye inyuma amafaranga, arakubwira ati kompara cya gihe utari wamushyira muri kurudiswari, uri kumva na n'ubu. No kuvuga ngo umwarimu we ashobora n'ibyo bintu ashobora kubikora ari agahezo cyangwa se ari n'agatego, kuko akamubwira ngo agahamagara babana akababwira ati ibintu ngiye kubigisha ni imitego, ni ugutegura uburyo bakosora ikizamini, kandi ibi bintu ngiye kubaha bishobora kuzaza mu kizamini. Ibyo bintu mubyitegura mubimenye neza, noneho nibirangira ejo mutazansebya kunuza ku babyeyi banyu hari icyo ntabakoreye. Ibyo ngibyo rero ari naho wari uhereye ukavuga ati mbere hari hariho agahimbaza musyi kunuza ku barimu, leta igira gutya igakuraho ibazamurira umushahara,
nabwo ntibanyurwa nabwo ntibihagije, baravuga ati reka natwe twiremere akazi hano ku ruhande. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero nabyo biri mu bintu ku ruhande rumwe, kandi ushobora abantu abadukurikiye batubwire muri komenti niba turi kunyuranya nabo, kuko wa mwanya mwarimu yakagombye kugenera intuza ishuri rye yigisha nka classe, koko arigenera ka gatsiko cyangwa se ba bana be yahaye bari ku ruhande avuga ngo nigisha kuri aronkamo. Ibyo ngibyo rero tugasanga nanone ku ruhande rwacu bidakuraho urw'abandi bidindije rya reme ry'uburezi, kubera ko niba avuga ngo bazana bya bidanago mwarimu akuzuza, diregiteri yaza kugira, kuko diregiteri iyo aje gukota umwarimu ntabwo azajya ku kibaho, ahubwo areba ku ntuza ibyo yijije muri cya gitabo, akagira gute, akareba ko birimo koko ko babashije kubigeraho. Ariko wa mwana ubwo uri kumva we udafite bwa bushobozi bwo kugira gute, bwo gutanga ya mafaranga y'amasomo ya nimugoroba ya coaching, ahabereye inzirakarengane. Bya bintu bakagombye kumwereka koko, yakagombye gusangira na bagenzi be, ni ukuvuga ngo ba bandi biga coaching nibo babibona, nibo babibonaho mbere, ndetse akagira umwanya wo kubyimbika kugira ngo babimenye, babanda akabibacengezamo, noneho bya bindi byaza akavuga ngo bagacyura titre yo kuvuga ngo ibi bintu ntitwabibonye muri chapitre iyi n'iyi, ariko kugira ngo afate umwanya wimbitse abijyemo abivimuzi bikagorana, kubera ko abari kugira ngo icyabaharanira abashaka ko na ya classe yose iza muri coaching kugira ngo ayiteho, bimubereye byiza we yayibona muri coaching kugira ngo yayibona muri classe, kuko aho hantu abafitemo inyungu yo kuvuga ngo aba bantu nanjye mfite undi musaruro mbafiteho, kandi iyo nyungu mbafiteho ni ukuvuga ngo igaragarira muki, izagaragarira mu byo ngira. None se niba tuvuga ngo, kuko ntekereza ko amasomo akocinga n'ubundi akocinga ku ruhande ni ya masomo ari asangiye na bagenzi be mu ntuza mu ishuri, nta bintu by'intuza by'umwihariko biba birimo agiye kubazanira. Icyo bashobora gukora babandi bo muri coaching, ushobora kubona basanze bari kubibona mbere y'abandi, noneho yatangira icya kindi cy'ikigwa ugasanga ba bana nibo bari hejuru cyane y'abandi, barabyumva kuko baba banagize amahirwe yo kubisogongera. Nutabyumva mwarimu agerageza buryo ki yabyumva, urumva, cyangwa se yabimwumvisha, niba atabyumva mu mutwe akamuha amanota kugira ngo adefande ya mafaranga ye yariye, urumva. Noneho ni nayo mpamvu uzajya kubaza nk'umubyeyi, baze mwarimu utari ku mwana wanjye kuki ari gutsindwa, byagenze bite, wese wamwishyuriye kuri diswara atoya, ubwo rero ntabwo yajyana n'abandi kuko abandi bana baba bafite umwanya wo kwiga. Ariko si kera ko kuri diswara zitaraza ntabwo twigaga tukigisha kandi tugatsinda. Biragoye, hari uwasubiye inyuma, biragoye. Ariko noneho kubera ya education pour tous cyangwa se promotion pour tous, akavuga ati n'ubundi ubwo nazamuka yarazazamuka ari ndebe, ibyo ntacyo bindebaho, mbye amafaranga nayariye, urumva. Noneho hari n'ikindi kintu tutasoza tutavuze nacyo cyagiye kigaragara, uburezi bugomba gutunga itoroshi, urumva. Hari ingero zagiye zigaragara nko mu bigo bya prive, ugasanga akenshi ibigo bya prive bigeragezaga kwerekana, bigerageza gukompeta ku bijyana no kwerekana ko bari imbere y'abandi, bari imbere y'abandi. Hari kesi zagiye zigaragara ugasanga nko mu itegurwa ry'ibizamini bya leta, urumva, abarimu bari kubwira abana babo, urumva, cyangwa se bari kubakorera ibizamini kugira ngo rebu niza gutangaza amanota bizagaragara ko ikigo cyabo kiri hejuru, cya performinze neza cyangwa se cyatsindishije 100%. Noneho nuzabyumva, urumva, asavuga ati burya kiriya kigo kirigisha we, atereka nzajyane y'umwana wanjye, batagetinga kugira ngo abantu bakiyumvemo ko gitsindisha. Ariko reyelema atari abana batsinze, ahubwo ari abarezi babakoreye. Buriya tujya tubona abantu bari kujya gusiriveya, ugasanga abapolisi barahari n'iki,
ariko abapolisi bajye bagerageza no kureba mu madirisha, ntabwo bemerewe kujya mu kizamini imbere, sibyo? Kuko umwana ntabwo yakora ikizamini abona imbunda imuri hejuru, ariko bajye bagerageza no kurunguruka mu madirishya barebe ko aba barimu batari kubwira abanyeshuri babo, ariko ako kantu bakabakopeza. Reka twumve ako kantu gasobanure neza, hari ibyo ntabashije njye kumva, kuko tambera nka mutabaruka ngo gasubiramo ako kantu. Hari ibintu, kuko iyo turi ahangaha tuba turi kureba intoza imbogamizi ziri ku bana bacu, ni abana bacu, ni abana b'igihugu, sibyo? Kuko nawe uri kubyara, nanjye narabyaye, nkeneye kurera no kugira ngo ngomba, niyo mpamvu uyu ni umusanzu wanjye mba ndi gutanga ku ihame ry'uburezi ryakagombye kuba rihari kandi twifuza. Hari ibintu iyo uvuze ngo kuko ntekereza ko muri sale d'examen baba bari gukoreramo, sibyo? Ntabwo haba harimo b'abana bose bo muri noza bo muri prive. Ntekereza ko niba nako kantu gashobora kuba hari aho kaba cyangwa ko gahari, uretse ko atari na keza, kuko nyine ni ya kompetanse yo kuvuga ngo mugaragaze bwa bushobozi bw'ibyo mwize. Ntekereza ko babazanira amafishe ateguriyeho ibizamini, yego. Noneho ntekereza ko wa mwarimu uri guseriveya icyo ashinzwe muri ntoza muri iyo sare ni ukureba ko abana badashobora gukopera cyangwa se no gukopezanya, sibyo? Iyo agize uruhare rwo kuba yakopeza, uri kumva, ibyo bishobora kubazwaho, cyangwa se no gufasha umunyeshuri kugira ngo asobanurirwe ibyo atari kumva. Nicyo uriya mwarimu aba abereye muri iriya sale d'examen, akavuga ngo ikibazo cya 10 ntabwo ndi kucyumva, akagisoma akamusobanurira, akabasha kumwexplica, ariko kumwexplica ntabwo bisobanuriye kumusubiliza cyangwa ngo ajye kumuha formule y'uburyo ashobora gukora ikibazo. Aho ngaho habaye hari ahantu bigaragara ubwo kubakana ko ibyo bintu bitabaho, kuko njyewe niba binahari ni ibintu ubwo abantu bagomba kugira bibaho mu rwego rwo kugira ngo ikigo giperforminge bizagaragare ngo muri REB ngo ikigo iki runaka ngo cyabaye icya mbere ngo cyaratsindishije mu rwego rwo gukurura ababyeyi ngo bohereze abana babo, ko ibyo bintu bibaho. Reka twisabire minisiteri ishinzwe uburezi noneho ibi rizabigenzura, reka twisabire abantu basiriveya, wenda byibura niba ari ibigo bituranye cyangwa se bihabanye, bajya bafita nk'abarimu baturutse iriya baze basiriveye hano, n'abandi bava bagiriya bashiftinge, kuko gusiriveya abana wigisha mu kizamini ni icya leta, sibyo? Kuko mwarimu we aba ashaka kugira ngo umwana yigishije atsinde, nawe niyo competition aba afite, niryo shema aba afite kugira ngo umwana we atsinde, kuko iyo atsinzwe nawe agira no kuba yaramuririye ya mafaranga muri coaching. Dusubire handi kuri coaching, yamuririye amafaranga muri coaching, none ageze muri examen aratsinzwe. Umubyeyi niho azamukondana amubwira ati umwana wanjye ko naherutse umwigisha kandi akagira amanota meza, wamwigishije ibyo mu bizamini byagenze gute? Wamwigishije ibitabazwa mu kizamini. Icyo gihe rero niho wa mwarimu n'ubundi aba afite umugogoro cyangwa se urubanza rwo kuvuga ngo uyu mwana ndamuherekeza, urumva, ndamuheka twabyitaga guheka, muheke mu mugongo wanjye paka mugejeje ku kizamini kandi agitsinze. Buriya nibwo wa mwarimu yabonye umwana atsinze, nibwo yicara akavuga ati noneho akadijera ya mafaranga, akavuga ati ndayariye koko ndayatsindiye. Reka nivugire ibintu bibiri dusoza. Nisabire minisiteri y'uburezi ifite inshingano bwo gukurikirana ikareba koko n'iryo hame ry'uburezi riri kudindira, impamvu ridindira. Hari ibyo twebwe tubashije kugaragaza ahangaha nk'imbogamizi zidindiza ireme ry'uburezi. Minisiteri ibishinzwe n'ibisuzume kandi ifasha abanyarwanda, ifasha ababyeyi b'igihugu kugira ngo abana bacu koko mu by'ukuri, kuko nanone umurezi anezerwa abonye umwana yigishije yarabaye umugabo, nawe hari ibyo ari gutanga. Ariko abarezi bajya gukopeza abana, abarezi bajya bakosora cyangwa se bafasha abanyeshuri mu gusubiza, ntitubashyigikiye. Kandi niba babona hari icyo biri kwangiza ibintu,
tuvuge ngo nk'uko bavuga ngo abantu abarimu bajya gukosora, ni abarimu b'intoranwa, nabo bajya batoranya, kuko n'ubundi batoranywa nk'abantu babaha na bagenzi babo, bavuga ngo aba bantu baduhagararira, kuko nabo baba babona bafite icyo barushije abandi, kuko buri mwarimu uwo ari we wese yajya guhagararira abandi. tuzatunga itoroshi tumenye ko bari abajya gukosora bo baba batatanze akantu, kuko kiriya cyumweru bamara bakosora nabwo hari ibintu bagenerwa na Minisiteri y'Uburezi, kandi ngo gukosora harimo agafaranga cyane, kandi nabwo ngo ntuza Minisiteri ngo numvishije ngo hari uburyo yabigenjeje, ngo bari abantu nabo ngo hari ikizamini bakora kugira ngo bajyeyo. Tuzareba niba koko icyo kizamini baba bagitsinze cyangwa hari katabicamo kugira ngo umuntu ajye kuri lisite y'abantu bajya gukosora. Banyarwanda, banyarwandakazi, babyeyi, barezi mudukurikiye ahangaha kuri Rafiki TV, ndagira ngo mudufashe, mutubwire muri komenti ibibazo bindi bidashingiye kuri ibyo ngibyo bidindiza ihame ry'uburezi, nabyo tugaruke ahangaha dusobanure, tubaze, ariko twisabire Minisiteri y'Uburezi kugira ngo abana bacu twifuza, u Rwanda rw'ejo twifuza, idufashe. Mu by'ukuri biriya bintu ntago bikwiye. Umurezi ni umuntu ugomba kwiyubaha, ni umuntu ugomba kugendana indangagaciro z'igihugu, akubaha akazi ke ndetse akubahisha n'igihugu, kuko biriya bintu iyo abigiyemo aba ari gusigwa abana umwanda, aba ari gukwirakwiza umwanda mu mitwe y'abana, aba ari gukwirakwiza ikintu kitari cyiza. Turabasabye kandi turanabiyamye abarezi babaho ngaho, ariko Minisiteri ishinzwe uburezi nk'uko kiriya cyegeranyo cya Transparency Rwanda kibigaragaza, mu by'ukuri umwarimu wabashije kugaragaraho izo ngeso ntakihanganirwe. Ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Uburezi yakagombye kureba ukuntu yagabanya ikintu cya business muri education. Hari abantu bashinze business muri education, bubaka amashuri, bagira ute, ariko own business cyangwa se business y'umuntu ku giti cye muri education harebwa uburyo ki yakurwaho, kubera ko nibyo bidindiza ireme ry'uburezi. Ndabashimiye cyane, nitwa Rafiki Kabenga, nkomeza kubifuriza gukomeza gukora like, subscribe ndetse na comment ku makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Komeze mugire byiza, nari kumwe na Ndungutse Prosper, kandi turabashimiye. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.